umunsi w'ejo ibyo wiriwemo nawe urabizi. Subiza amaso inyuma. Ese nta bantu bigeze kwirirwa muri ibyo ngibyo wiriwemo ejo, uwo munsi ukababera umunsi wabo wa nyuma, bikarangira bitabye Imana, bikarangira bapfuye? Hari ibintu tujya twirengagiza kandi mu by'ukuri ari ibintu byakabaye ibishyirwa imbere mu buzima bwacu. Ese ujya wibuka mu mwaka wa 2012 hari abantu mu karere ka Rubavu biriwe mu murima barahinga bigeze mu masaa 5 igisasu batazi aho cyaturutse kiraza kibasanga mu murima. Aho ni mu murima, ndimo ndavuga abahinzi. Nabo ubwo bagiye mu kazi bazi ko bari butahe nk'ibisanzwe, ariko uwo munsi bakuwe aho ngaho bajyanwa mu bitaro, birangira bagiye muri moruge. Ako kazi ukora ka buri munsi hari umunsi uzakajyamo, uko wakagiyemo ntaba ari kukavamo. Ntabwo ndimo ndagutera ubwoba, ahubwo ndimo ndakwibutsa iby'uwo munsi. Basi se ujya wibuka gusenga Imana mbere yo kukajyamo? Ese iyo ugiye kuryama wibuka gusenga Imana? Kubera ko ijoro nta bwenge tuba dufite, tuba twaryamye n'ubwonko ntabwo waba uri gukora, nabwo ubwabwo buba burimo buripanga bwisubiza ku murongo ku bwa stress uba wiriwe umunsi wose. Reka nigarukire ku kazi. Ese basi kari akazi iyo ukagiyemo wibuka kwerera abantu imbuto? Ese mu kazi wibuka kubana n'abandi bose amahoro? Ese mu kazi wibuka gufashanya n'abandi? Ibintu ni magirirane. Ubuzima uko bwagushatse niko bwakugenza, ntacyo uri cyo, nawe ejo wapfa. Ubuzima ni gatebe gatoki wikwiremereza ku bantu, nk'uko nabikubwiye. Icishe bugufi ku bakomeye ndetse n'aboroheje. Byibuze urebe ko ku munsi wawe w'urupfu, umunsi waba wapfuye, wazabona abantu baza ku kiriyo cyawe. Biragatsindwa. Ni bibi cyane kubona umuntu yitabye Imana akabura abantu baza kumuherekeza. Abantu benshi bakora ibintu bibafasha mu gihe bazaba bakiriho, mu gihe bazaba bagihumeka umwuka w'abazima. Nyamara nyuma y'ubuzima, ubuzima burakomeza. Ibyo mvuze nta muntu wapfa kubyumva, ariko ni ibintu bisobanutse. Uko abantu basigara bakuvuga buryo ubukiriho. Yego ntabwo bukiri mu mubiri, inyama n'amaraso, ariko ubukiri mu ntekerezo z'abantu, ubukiri mu mitima y'abantu. Ikintu gituma rero usigara mu mitima y'abantu ugasigaramo nk'umuntu mwiza ni ibyo wakoze mu isi. Ejo wapfa. Uko mbikubwiye ni ibintu bifite amahirwe menshi y'uko uno munsi ushobora kuryama rino joro, ejo ukabyuka wapfuye. Ezo umunsi wawe, baho uno munsi ntaho uzapfa ejo. Nugira amahirwe ejo ukabyuka, uzabeho ejo ntaho uzapfa ejo bundi. Kwiremereza no kuticisha bugufi imbere y'abantu ntacyo biri cyo, n'ubujiji. Ni n'ibintu biteye isoni cyane, kubera ko ni n'ibintu bizagutera isoni igihe ubuzima buzabwakubereye gatebe gatoki. Cya gihe twavuze, uno munsi urakomeye, ariko ejo ni ibintu bifite amahirwe menshi cyane y'uko ibyo ngibyo ufite bizaba bifitwe n'abandi, nawe urimo urabasaba. Uyu mukene ubona uno munsi, ejo uzamusaba. Ibyo nkubwiye nibyo, kubera ko Imana yaturemye twese dukunze. Ntawe yigeze igenera kuzaba ubuzima bwe bwose ababaye. Uno munsi urishimye, ariko nkubwije ukuri nta cyizere 100% naguha cy'uko uko umeze uno munsi ariko uzaba ukimeze. Iyo cyakora abantu bagwa neza ndetse n'abantu bicisha bugufi, abantu bafasha abakene bagafasha abababaye, abantu bumva ibibazo by'abandi, abantu batagira amatiku n'amatiriganya, abantu batifuza kwikubira byose ngo bibe byabo, abantu badafata n'utwo bakene ngo batwisubize batwigarurire. Abo ngabo hari icyizere cy'uko uko bari uno munsi, ejo amahirwe aziyongera, ejo imigisha iziyongera, kubuko bitwara neza uno munsi bakazazamurirwa uko bameze, ubuzima bukazahinduka mu buryo bwiza. Aho kugira ngo ubuzima bubabere gatebe gatoki, ahubwo ubuzima bukababera uburyohe. Imigisha n'amahirwe ni ibintu bizanwa n'ibikorwa wakoze byiza utagamije inyungu, utagambiriye inyungu. Uburyo bikoramo ni ubu ngubu. Burya cyagiye wamfashaga ukabona ndagiye sinanagushimiye, ariko ukaba wabikoze ugamije kumfasha n'umutima mwiza, Imana yo yabyanditse ahantu. Ibyo ngibyo nibyo bigaruka mu minsi iri imbere, bikakugarukira nk'imigisha ndetse n'amahirwe.
Burya iyo ufashije umuntu ukabona ntabyitayeho, ukabona umuntu arabyirengagije, Imana iba yabyanditse. Ni nabyo bikorwa bizana imigisha kurusha ibyo wakoze ugahita ubona ingaruka zabyo. None ahangaha ndabahereza urugero. Iyo ufashije umuntu ukamuha amafaranga cyangwa se ukamuhereza ibyo kurya, wafashe selfie urimo urafata amafoto, biriya bintu ntacyo bitwaye, n'undi wese abikore ntacyo byishe, kuko uhaye amafaranga cyangwa se uhaye umugati inzara irashira, ndetse n'icyo yarakennye arakigura kubw'amafaranga umuhaye. Nyamara niba utabikoze ukagenda ntacyo umufashije. Icyo ngarukaho niyo selfie wafashe. Iyo foto ni igihembo wihaye, kubera ko urahita uyipostinga abantu babone ko uri umugira neza, babone ko uri umuntu ufite umutima mwiza. Igihembo cyawe uragikoreye. Ntuzakenere ko Imana izakwitura uko igihembo wakibonye. Nyamara niba umuhaye ukigendera, aribyo bya bindi mpora mbabwira ngo mugire neza mwigendere, ngo gira neza wigendere, Imana iba yabyanditse. Ubikije Imana, banki y'Imana ntihomba ahubwo irunguka. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga uhaye uwo mukene, uwo mugati uhaye uwo mukene, Imana izabikugaruriramo ikindi kintu cy'agaciro kirenze uwo mugati n'ayo mafaranga. Ndaguhereza urugero. Ushobora kumuhereza igiceri cy'ijana, Uwiteka Imana mu myaka iri imbere ikazaguhereza isambu, ikazaguhereza inzu yo guturamo. Nyamara ntabwo abantu benshi bahita basobanukirwa neza directly ko icyo kintu babonye kivuye kuri rya jana batanze, ko kivuye muri wa mugati batanze. Ariko niho biba bivuye, kubera ko Imana iba yarabyanditse. Kandi banki y'Imana ntihomba. Imana ikagukubira inshuro amagana n'amagana, ibihumbi n'ibihumbi. Abanyamwaga, abanyamushiha n'abanyeshyari ndabakomeje, kuko nibo bantu ba mbere babayeho nabi ku isi. Ni abantu badafite amafaranga, icyo ni icya mbere, ndetse nta n'amahoro bagira. Ibyo ngibyo birutwa no kwibera umukene ukaba ufite amahoro. Nta kintu kibi kindi mu isi nko kuba umukene, umunyamwaga, umunyamushiha ndetse w'umunyeshyari. Uwo nguwo ntaho ataniye n'ibati ryapfumaguritse ryatonze ingesi. Ibati ritakifashishwa basi bubaka, ritakubaka n'igikoni, ritakubaka n'ikiraro, ahubwo icyo riba risigariye ni ugutema abantu no kubakomeretsa gusa, nta wundi mumaro ryamara. Ibyo ngibyo nibyo bintu bibi bya mbere bibaho. Aho kugira ngo umere gutyo, wakwibera umukene ufite amahoro, utagira umwaga, utagira umushiha, kuko buryo uriya mukene aruta umukire udafite amahoro. Reka soze mbabwira nti buri uko mugiye mu kazi mujye musenga Imana, ndetse na buri uko mugiye kuryama musenga Imana, kuko hariya ni ibice bibiri bigize umunsi, igice cy'ijoro ndetse n'igice cy'amanywa. Byibuze aho ngaho umeze nk'uyiteganyirije umunsi wose. Ikindi kandi mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Icyo ngicyo muzaba mwiteganyije mu buzima bw'uno munsi, kuko imigisha n'ingaruka nziza bizaza mu buzima bwa none, haba mu kazi mukora ndetse n'akandi muzakora mu minsi iri imbere. Ndetse n'Imana izabandikira kuzatura mu buzima buzaza. Murakoze, murakarama.